Nongeye kubaha ikaze mwese kuri TheBros Entertainment. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru itangaje y'umwana wavutse afite amababa. Ikaze bigiye gutangira hari umugore witwaga Kati. Uyu yakoraga mu ruganda. Uyu mugore yari yarabyaranye n'umugabo. Umwana w'umukobwa witwaga Riri. Kati n'umukobwa we Riri bari babayeho mu buzima bugoye cyane kugeza ubwo Kati yafashe icyemezo cyo kujyana Riri mu bigo byita ku bana. Akihagera yagiriwe inama ikomeye cyane. Bamubwiye ko bizamugora kuba hatari kumwe n'umwana we. Kati yaje gufata icyemezo ahitamo kubana n'umwana we. Yihanganira ubuzima bari babayemo bwari bugoye cyane. Abashinzwe kwita ku bana bajyanwa mu bigo bibitaho baje gusaba Kati gushaka impapuro zemeza ko umugabo we yabataye. Ubuzima Riri na Kati bari babayemo bwakomeje kugorana, babaho mu buzima bubi. Riri yarabyukaga agategura ibyo kurya bya mu gitondo, hanyuma agasangira na nyina. Kati yahitaga afata Riri akamushyira kuri moto akabanza kumujyana ku ishuri mbere yuko ajya mu kazi. Nubwo bari babayeho mu buzima bugoye ariko bari babayeho mu byishimo. Ubuzima bwaje guhinduka. Umunsi umwe Kati yahuje amaso n'umugabo bakoranaga aho ngaho mu ruganda. Uyu mugabo yitwaga Paco Sanchez. Mu masaha y'akaruhuko umunsi umwe barahuye baraganira. Paco ubwo yamusangaga aho yari yicaye basangiye itabi bahuza urugwiro. Mu gihe bari basubiye mu kazi, Kati yahise ashwana na bosi amushinja ubunebwe. Kuri uwo munsi Kati yatinze kujya gucyura umwana we Riri. Mu ijoro yamugezeho ariko asanga yibagiwe kasike ku kazi. Yahisemo kumuha kasike yari yambaye maze barataha. Umunsi wakurikiyeho Kati yahuye na Paco maze amusaba imbabazi ku makosa yamuteje mu kazi. Uwo munsi Paco Sanchez yamusabye ko basohokana maze undi nawe arabyemera, cyane ko yari amaze igihe kirekire adahura n'umugabo we. Sanchez yamubajije aho se wa Riri aba maze Kati amusubiza ko bamaze igihe badahura. Paco nawe yahise amubwira ko yashyingiwe akiri muto muri Espagne, baje gutahana ndetse barararana. Riri yabangamiwe no kumva ibyo barimo. Mu gitondo Riri yarabyutse nk'ibisanzwe maze asanga nyina ari gusangira na Paco, ibintu bitamushimishije cyane ko nyina atarakimwitaho. Nyuma yo guhura n'uwo mugabo byarangiye Paco aje kuba mu rugo rwa Kati, maze nyuma y'umwaka Kati aza kubona ko yatwitiye Paco Sanchez. Kati yaje kujya kubyara maze mu gihe yari ari kwa muganga, Riri ubu yari ari kumwe na Paco Sanchez. Paco aramubaza ati ni irihe zina wifuza ko twazita uyu mwana? Maze Riri yahise amusubiza izina Ricky. Ngiyi intangiriro y'umwana wari ugiye kuvuka mu buryo budasanzwe, agiye kuvukana amababa. Ricky nyuma yo kubyara, Kati yakomeje kujya yita kuri uwo mwana wa Paco Sanchez, ndetse Riri yababazwaga nuko atarakibona umubyeyi wamwitaho. Ikindi cyababazaga Riri nukumva nyina yita Paco Sanchez izina papa. Umunsi umwe Riri yabonanye Paco n'undi mugore inyuma y'iwabo. Riri yaje guhitamo kubiceceka. Iyo Paco yatahaga atinze yavugaga ko yahoranye n'inshuti ze wa mwana wabo Ricky mu mugongo ugana ku bitugu. Yahoraga hafite ibisebe ameze nk'uwakubiswe. Ababyeyi be ntibari bazi ikibitera. Kati yaje gushwana na Paco Sanchez baratandukana kuko Paco Sanchez yashinjaga Kati kumukubitira umwana w'umuhungu Ricky. Nyamara ntiyari azi ko ibisebe yari afite mu bitugu byari amababa. Yari atangiye gutunguka. Riri akimara kubona ko Paco atandukanye na nyina byaramushimishije, ndetse Ricky ahita atangira kumufata nka musaza we. Umunsi umwe Kati na Riri bashatse Ricky baramubura, ahubwo basanga aho yaryamaga huzuye amaraso. Barakomeje barashaka mu nzu maze baza kugera ahari baramubona. Batunguwe no kubona yaratangiye kumera amababa. Babonye ko Ricky afite ubushobozi bwo kuguruka. Baratunguwe cyane, baramukarabije hanyuma bamusubiza aho yararaga. Kati yahise asaba Riri kutazavuga ibya Ricky abibwira abana bigana. Kati yatekereje guhamagara Paco Sanchez ngo abimubwire ariko ahitamo kubireka. Nyuma y'icyumweru kimwe ya mababa ya Ricky yari amaze kuba maremare. Baje kumudodera imyenda ikwiye muri ayo mababa. Ayo mababa yari yamaze kuzana n'ubwoya. Umunsi umwe Paco yahuye na Riri amusaba ko bajyana, ariko Riri arabyanga. Akimara gukura, Kati yaguriye Ricky
ingofero kugira ngo atajya akomereka igihe ari kuguruka mu nzu. Yamuguriye n'ikoti risha ayo mababa kugira ngo ajye aryambara mu gihe bagiye mu bandi. Lili yabajije nyina niba atajya yibaza kuri Pako, undi aramuhakanira amubwira ko kuva Ricky aryama neza agasinzira bimuhagije. Ubuzima bwari butangiye kugenda neza hagati yabo. Kati yaje gutsindira amafaranga muri tombora, hanyuma umunsi umwe bajya ku isoko kugura ibya Noheri. Bahisemo kujyana na Ricky mu gihe bari barangariye ibyo bari kugura. Ricky yaje gukuramo rya koti ryahishaga amababa ahita atangira kuguruka. Abantu bose bari aho bahise bagira ubwoba barumirwa. Lili na nyina bahise biruka bagerageza uburyo Ricky atakomerekeraho. Abashinzwe umutekano bahise bafunga iryo soko kugira ngo baze gufata uwo mwana utangaje. Gusa byabanje kubagora. Kati yaje kubagira inama yo kuzimya amatara. Bakiyazimya baje gufata Ricky wagurukaga, hanyuma bategetse Kati kujyana Ricky kwa muganga kugira ngo bamusuzume. Umuganga witwaga Bernard yasabye Kati ko Ricky bamugumisha mu bitaro kugira ngo azakorweho ubushakashatsi. Kati yarabyanze, maze mu gihe ari gusohoka aho mu bitaro akubitana n'abanyamakuru bose bashaka gufotora uwo mwana. Iminsi myinshi yarashize ariko b'abanyamakuru ntibavuga inyuma yo kwa Kati, cyane ko Ricky yari amaze kuba icyamamare. Umunsi umwe Lili yarekuye Ricky araguruka, hanyuma akanga Kati wari uri koga mu ijoro. Muri ako kanya hari umuntu wahise akomanga mu rugo iwabo. Bagiye kureba basanga ari Paco Sanchez wari ugarutse. Kati yahise asaba Lili kubasiga ari bonyine, hanyuma Lili ahita ajya kubwira Ricky ko bagiye kumujyana. Yarababaye cyane kuko ntiyakundaga Paco Sanchez. Paco yabwiye Kati ko yari yaragiye gukora muri restaurant ziri Paris, anamubwira ko abagore bavuganaga batakundanaga. Paco Sanchez yashatse gufata Ricky ariko kuko atarazi se ahita atangira kuguruka. Banagerageje kumufata bibanza kwanga, ariko nyuma baje kumufata. Paco nawe yaratunguwe kubona umwana we abasha kuguruka. Yanahise avuga ko icyo cyumba ari gito cyane atuma Ricky akomereka. Kati yese amubwira guceceka kuko ntiyashakaga gutandukana n'umuhungu we Udasanzwe. Muri uko kuguruka bagerageza kumufata, Ricky aba yakomeretse. Muri iryo joro bahita bahamagara muganga akaza kumupfuka. Uwo muganga nawe yababwiye ko byagorana ko Ricky yakuriraho. Yaje no kubabwira ibijyanye no kumubaga bakamuvanaho ayo mababa. Yababwiye ko bishoboka ariko bibabaza. Kati yanze ko umwana wabagwa. Muri iryo joro Lili yafashe umukasi ajya gukata amababa ya Ricky, ariko ataratangira Paco Sanchez wari uje kubwira umwana we kuza kurara neza yatumye Lili atamukata amababa akoresheje umukasi yari afite. Umunsi wakurikiyeho Paco Sanchez yabwiye Kati ko bahamagara abanyamakuru bakaza gukora inkuru kuri Ricky, hanyuma nabo bakabona amafaranga. Kati yahise amubaza nimba yaragarutse kubera amafaranga, ariko Paco Sanchez yaramuhakaniye amubwira ko yaje kwita ku muryango we, ndetse yanasabye imbabazi Kati kuko yamushinje gukubita umwana we mbere, ndetse anamusaba kumwizera kuri iyo nshuro. Nyuma yo kubimwumvisha Kati yaje kwemera, maze umunsi wakurikiyeho bahamagara abanyamakuru ngo baze gufata amashusho. Ricky bombi baje kuvuga ko ari umuryango umeze neza kandi ko bashyingiranwe, nyamara ntabwo byari ukuri. Baziritse Ricky ku mugozi hanyuma baramureka araguruka. Byarabashimishije cyane kuko n'abanyamakuru bari aho bafataga amashusho ubona bishimye. Kati wari watwawe n'ibyishimo byo kubona umwana waguruka akagera kure. Yaje gucikwa maze rekura wa mugozi. Akiwurekura Ricky yahise aguruka arigendera azamuka mu kirere. Yaragurutse cyane bagerageza kumukurikira ariko bibi by'ubusa. Ricky yambukiranyije umugezi maze agurukira mu kirere. B'abanyamakuru nyuma yo kumutegereza baje kurambirwa bahitamo kwigendera, ariko Kati we yanze kuhava. Wa muganga witwaga Bernard yaje kubabwira ko Ricky byanga byakunda yarashwe akicwa n'abahigi, akaba ari gupfira ahantu runaka. N'ikimwaro cyinshi
Paco Sanchez yabonye ko noneho Kati atamubabarira. Mu minsi yakurikiyeho Lily abifashijwemo n'abandi bantu bagiye batanga ubutumwa. Ubwo butumwa bwariho amafoto ya Ricky bavuga ko yabuze. Ibi byose byabaye iby'ubusa. Uko iminsi yatambutse benshi barabyakiriye ndetse ubuzima burakomeza, ariko Kati kubyakira byaranze kugeza ubwo yagiye kwiyahurira muri wa mugezi. Yabonye Ricky yambuka mu gihe yarimo agerageza kwiyahura. Yumvishe ijwi ryiza cyane rya Ricky. Yaje kubura amaso abona Ricky aguruka ava mu kirere. Nta gutinda Kati yahise ava mu mazi. Abona Ricky yarakuze kandi ameze neza. Kati yamusabye imbabazi kuba yararekuye umugozi akagenda, ariko n'ubundi Ricky yahise yisubirira mu kirere. Hanyuma Kati yahise abona ko ibyishimo by'umwana we ariho biri. Yahise ataha ariko agenda yishimye kuko byibuze yabonye ko aho umwana we ari heza. Ngiyi inkuru y'umwana udasanzwe wavukanye amababa. Ricky, ntimuzacikwe n'izindi nkuru zitandukanye kuri TheBros Entertainment. Ciao.